Ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, imisatsi idefirije, inyogosho zidasanzwe, gusiga inzara, amaherena ku matwi, imiringa mu ijosi no ku maboko byose ntibyemewe. Ni ikigo cyari ku rwego rwiza mu myitwarire. Abanyeshuri bashya n'abahasanzwe bose barimo barahabwa amabwiriza bagomba kugenderaho muri icyo gihembwe. Abanyeshuri bamaze guhabwa amabwiriza, buri wese yagiye mu ishuri agomba kwigiramo. Mu kigo cy'abanyeshuri 800, umwe muri bo yambaraga agakufi ku kaboko, atajya akuramo agiye kuryama, atajya akuramo agiye koga, atajya akuramo agiye mu ishuri kandi byari bibujijwe. Abanyeshuri bagenzi be bakamugira inama ngo agakuremo hakiri kare batarabimuhanira, undi nawe akanga. Umusore wivugira make ati sinagakuramo. Abarimu batandukanye bakamugeraho batejo ntuzagaruke wambaye ako kantu ku kaboko. Umwana bugacya akakagarura. Nibwo umwana yaje kumenyekana mu kigo nk'umunyagasuzuguro. Abarimu muri salle de profe ugiye kwigisha wese ati ngiye muri rya shuri ririmo umwana utumva. Umwana yagiye ahabwa ibihano bikomeye ariko agakufi yanga kugakuramo neza. Ni kuwa mbere mu gitondo, abanyeshuri bamaze kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu, directeur imbere yo kugira icyo avuga ahamagara wa mwana w'umusore w'agakufi ku kaboko. Abanyeshuri bose bati directeur n'amahane yaramwica neza. Abandi nabo batagiye kumuhana yihanukiriye, agiye kumuha weekend. Ku rundi ruhande abandi bati agiye kumutuma ababyeyi nta kabuza. Batariko twaramubwiye ntiyumva. Abanyeshuri bari kujujura kuri rassemblement. Wa musore w'agakufi nawe azamuka asanga directeur aho yarahagaze. Kari agakufi k'amasaro mato, agakufi kadahenze, agakufi ubona gasanzwe. Directeur n'uburakari bwinshi ati n'inshuro zingahe dusubiyemo ko nta mikufi, amaherena n'ibikomo byemewe muri iki kigo. Wa munyeshuri nawe ati n'inshuro nyinshi. Directeur n'umujinya mwinshi cyane ati ibi byitwa agasuzuguro kandi ibi ntibikora mu kigo cyanjye. Mu gihe umwana asa n'ushaka kugira icyo avuga, asa nk'ushaka kwisobanura, Directeur ati ceceka ntacyo uvuga. Aka ni agasuzuguro kandi aha ni naho uburara buhera. Directeur yafashe ka gakomo k'amasaro arakurura cyane n'uburakari bwinshi, ka gakufi karacika, amasaro yose aranyanyagira. Umwana w'agakufi ntiyihanganye n'amasegonda 2. Yakubise Directeur urushyi rwiza amukubita ibipfunsi. Abarimu n'abayobozi b'abanyeshuri nibo batabaye bwangu. Umunyeshuri gukubita umuyobozi w'ikigo byari ibintu bidasanzwe, cyane ko cyari ikigo gifite discipline iri hejuru. Uwo munsi umusore w'agakufi yari we nkuru mu kigo cyose. Inzego z'umutekano ziratabara. Umwana n'urusaku rwinshi cyane ati nimunshakira agakufi, nimushake mu mfunga ariko mbona agakufi kanjye gateranye. Umwana amaso yatukuye bidasanzwe, arimo ararira ijisho rimwe ati ndashaka agakufi kanjye. Haciyeho igihe, nyuma y'iminsi Directeur amaze koroherwa, inama idasanzwe mu kigo iraterana. Umusore w'agakufi agiye kwirukanwa burundu. Directeur amaze gusa nk'uwibutsa abanyeshuri amabwiriza ikigo kigenderaho no gutangaza igihano umusore agiye guhabwa. Umusore w'agakufi nawe bamuhaye ijambo. Umunyeshuri w'agakufi aratangira ati mwese haba mu barimu ndetse n'abayobozi banjye mwambwiraga gukuramo agakufi, ariko nta numwe wagize imbaraga zo kuza kumbaza impamvu ntagakuyemo nyuma yo kubimbuza inshuro irenze imwe. Umwana afite ka gakufi gacitse mu ntoki n'amasaro make yabashije gutoragura. Umusore arimo aritegereza ka gakufi gacitse mu ntoki ati ndi umwana w'imfubyi, sinamenye data, sinamenye mama, sinigeze mbona abavandimwe banjye. Aka gakufi mubona mu ntoki nkamaranye imyaka 10. Nakabonye ubwo umusaza wari uturanye n'ababyeyi banjye yampamagaraga ambwira ko umubiri wa mama wabonetse. Mbere yo kumushyingura mu cyubahiro, aka gakufi nicyo kintu nasanze ku kaboko ke. Nta foto ya data nzi, nta ya mama nabonye, nta bavandimwe banjye nzi uko basa. Aka gakufi mubona nirwo rwibutso rwonyine nabonye ku babyeyi banjye. Nicyo kintu nasigaranye, nicyo kintu ntashobora gukuramo. Kureba aka gakufi nicyo kintu kinsubizamo imbaraga iyo numva naniwe. Ijambo ryanjye rya nyuma abayobozi icyo nabasaba, mbere yo guhanira umuntu ikosa, mujye mubanza kumenya icyamuteye kurikora. Umwana amaze kuvuga atyo yafashe ka gakufi gacitse n'amasaro mu ntoki, byose abishyira mu mufuka w'ipantaro yari yambaye, arangije aheka igikapu cyaritahira. Ku mutima arababaye no mu maso biragaragara. Abayobozi ndetse n'abanyeshuri mu kigo bose basigaye baguye mu kantu. Bamwe mu banyeshuri barize, abandi bose bumiwe. Inkuru y'agakufi yabakoze ku mutima. Inama y'umunsi. Ikintu ubona giciriritse mu maso yawe gishobora kuba gisobanuye byinshi mu buzima bw'undi muntu. Mbere yo gukoreshwa n'umujinya cyangwa uburakari, banza utekereze kabiri, kuko ushobora kwitwara nabi ugakomeretsa inkovu izagorana kongera guterana.